abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda mumaze kuba benshi ndetse n'izina rye mumaze kurimenya cyane. Abenshi twamenye ku izina rya Danizo Comedy. Ibi byatewe na filime zitandukanye yagiye agaragaramo ndetse n'urwenya rwinshi yagiye akina. Gusa ariko amazina ye bwite ni Sebasaza Abdulkarim Daniel. Uyu ni umusore umaze kumenyekana binyuze mu rwenya. Gusa ariko hari amagambo akomeye mu minsi yashize yatangaje ndetse yavuze yuko ariyo magambo yamubabaje kuva yakinjira mu mwuga wo gukina filime cyangwa se urwenya. Ndagira ngo uve muri iyo video ubundi ngaruka ngira ibyo tuganira. Byamoko ntanumva se hari abantu bagitekereza gutya ngo wa muhutu we ngo uvuze kuri ngo ari kuri umuhutu. Nkuko umaze kubyumva uyu musore avuga yuko umuntu wamubwira no magambo ari cyo kintu cyamubabaje kuva yatangira filime. Gusa ariko ndaje tugira ibindi tuganira kuri uyu musore umenye uti ese byatangiye bite, ese urugendo rwe n'uruhe, ese ibyaya magambo byo byaje bite. Ndagira ngo tubigarukeho kandi subscribe zigiye tubana buri munsi. Nkwibutse ko ngiye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, cyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe kuri Philox TV show. Reka nkwikaze muri ubu buryo ubundi nze tubane. Nkuko nari maze kubigarukaho uyu musore amaze kumenyekana binyuze mu bikorwa bitandukanye. Gusa ariko by'umwihariko mu rwenya numwe mu basore bamaze kuzamura izina ndetse umaze no kuzamura benshi. Gusa ariko amazina bwite nari yakubwiye bamwita Sebasaza Daniel Abdulkarim. Ni umuyisilamu akaba ari umusore ukomoka mu karere ka Burera. Mu rugendo rutoroshye yanyuzemo kugira ngo yisange mu mujyi wa Kigali amaze gukora ibikorwa byinshi bimaze kumumenyekanisha. Ntago ari urugendo rwari rworoshye. Yazamukanye n'uwo bita Nsabi, Dr Nsabi muramuzi. Gusa ariko amahirwe murabizi kuri isi niko bimeze, ntago abantu banganya amahirwe. Uyu Nsabi yaje kuzamuka ndetse n'izina rye riza kuba rinini, riza kurenga ry'uwo musore bita Danizo. Gusa ariko numwe mu bantu bakoranye cyane mu gihe bari hariya mu karere ka Musanze. Uyu musore asobanura n'urugendo rwe we na Nsabi avuga yuko ari urugendo rutoroshye kuko ngo bigize guturuka muri Burera undi aturuka muri Musanze bajya gushutingira aho bita kuri base, bibatwara amasaha arenga 5 bagenda n'amaguru. Ndetse avuga yuko ari ibihe bitandukanye bagiye bahura nabyo bitari byiza, aho bagendaga banyagirwa ariko izo mbaraga zo gukunda urwenya ndetse na filime bikomeza kubabamo kugeza kuri uno munsi, aho mu gihugu cy'u Rwanda aho wanyarukira ku mbuga nkoranyambaga zose zitandukanye ukaba wandikamo izina ryabo uhita uribona neza cyane ndetse ukabona n'ibikorwa bitandukanye by'aba basore. Gusa ariko nkuko nari maze kubigushyira muri ya video maze kumva mu kanya, uyu musore ari amagambo yabwiwe ku rubuga rwa TikTok avuga yuko ariyo magambo yamubabaje ndetse yamuteye umutima mubi yumva n'urwenya ruhagarika cyangwa se gukina filime yabivamo. Ni bimwe mu bintu byamubabaje. Gusa ariko abakunze kubibona ku rubuga rwe rwa TikTok, abajya muri commentaire mukunze kubibona uyu musore abwirwa amagambo menshi atari meza, amagambo atakagombye kuranga umunyarwanda uzi indangagaciro z'igihugu cy'u Rwanda, amagambo buri wese atakifuza kumva mu matwi. Byongeyeho yuko mu gihugu cy'u Rwanda ukuri tukuzi, turi abanyarwanda twese nta byamboka hari. Gusa ariko uyu musore avuga yuko bamwe mu bantu bajya bamubwira amagambo nkariya ari amwe mu magambo amuca intege ndetse agatuma yumva yanatakaza icyizere yifite muri we. Uyu musore nk'uko yabigarutseho avuga yuko hari bamwe mu bantu cyangwa se abantu bamwe na bamwe bakunze kumwandikira commentaire zitari nziza kuri TikTok, aho benshi bamugarukaho bamwita ngo umuhutu, bakavuga bati uvuze neza ariko uri umuhutu. Avuga yuko ari ibintu bibi cyane, ari ibintu adakunda. Gusa ariko nawe nkurikiye muri aka kanya ni ibintu bimaze kugaragara yuko hari bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga no mu gihugu cy'u Rwanda bakunze kubivuga. Gusa ariko kuri kwabyo turabizi ntago ari ibintu byiza. Tuzi igihugu cy'u Rwanda cyaciye, tuzi ibihe bikomeye twanyuzemo, ntago twifuza yuko igihugu cy'u Rwanda cyazasubira mu matage cyangwa se mu bihe bibi nka biriya. Uyu musore avuga yuko mu ruhando cyangwa se mu rugendo rwe rwose kuva yatangira urwenya kugeza kuri uno munsi, zimwe mu nzitizi agenda ahura nazo ari imwe mu nzitizi yagiye imubangamira. Abenshi bakunda kwifashisha amagambo bamusebye cyangwa se bamutuka bagendeye kuri video ze aba yakoze, bakagenda bakandika muri commentaire amagambo atari meza. Nanjye unkurikiranye muri aka kanya, nawe unkurikiranye uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, ni inama nakugira. Ntago ari byiza kuko igihugu cy'u Rwanda twateye intambwe, hari ibyo twamaze kurenga, hari ibyo twamaze kwikuramo nk'abanyarwanda. Ikiturangaje imbere ni ukugera ku byiza biri imbere, tukirinda gukomeza guheranwa n'amateka cyangwa se gukomeza kuba muri bya bihe bitari byiza byo kugira ingengabitekerezo ya jenoside. Ni bimwe bakunze kutubwira abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, batubwira yuko hakiri ibibazo nk'ibi bigaragara kuri bamwe na bamwe, haba abari mu gihugu imbere cyangwa se hanze y'igihugu, bakunze kwandika amagambo atari meza
cyangwa se gukora post zisa nabi yuko atari byiza kandi ntabwo ari byiza, dukwiye kubirwanya nkatwe banyarwanda by'umwihariko twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Gusa ariko rajya twigarukira kuri uyu musore wacu bita Danizo. Uyu musore mu kiganiro yakoranye n'uwo bita Chita kuri YouTube channel bita Chita Magic, yagarutse ku rugendo rwe, avuga byinshi yagiye ahura nabyo, avuga inzitizi ndetse n'ibyagiye bimuteza imbere cyangwa se n'ibyagiye bimufasha kugira ngo agere kuri. Uyu musore avuga yuko mu rugendo rutari rworoshye ariko yarabikomeje. Uyu musore ubundi yize ibijyanye n'ubwubatsi muri IPRC Musanze, yize ikijyanye n'ubwubatsi arakiga neza cyane ndetse aza no kugisoza, aho yaje kubisoza mu mwaka wa 2022 nibwo yaje kubisoza. Ibi ni ibintu yize neza cyane ndetse avuga yuko yarabikunze ku rundi rwego. Gusa ariko benshi bamucaga intege, haba abo bigana ndetse na bamwe mu nshuti ze. Avuga yuko hari umwe mu bantu biganye bigize kumubwira ati aho kugira ngo nkukandire subscribe kuri YouTube channel yawe, telefone yanjye nayijugunya. Gusa ariko avuga yuko bitewe n'uburyo amaze kuzamuka ndetse n'uburyo amaze gukuza izina rye ndetse n'uburyo amaze gukundisha abantu ibyo akora, uwo muntu yaje gutera intambwe amusaba imbabazi, amubwira yuko ibyo bintu yabikoze ahubutse cyangwa se atari yabitekerejeho. Gusa ariko no musore urugendo rwe nirwo rworoshye. Kiri umunyeshuri hari benshi bamubwiraga bati ese ibi bintu by'ubwubatsi urimo no gukina filime uzabihuza ute kari ibintu bibiri bitandukanye, ari ibintu bibiri bidasa, ari ibintu bibiri bidakorana ndetse binahabanye. Gusa ariko no musore urukundo rwo gukina urwenya cyangwa se gukora filime yari afite nirwigize rujya hasi na rimwe. Yakomeje kumva yuko hari igihe kizagira akaba umunyarwenya ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore yaje gusoza nibwo yatangiye kugenda akora utuvideo dutandukanye ndetse atangira kugenda shootinga utuntu duto kugira ngo agende yimenyekanisha. Uyu musore kugira ngo amenyekane, hari video ze zatangiye kujya hanze, ari kwiga n'uwo bita Mwanafunzi. Abenshi batangiye kumwita ngo Mwanafunzi muto. Gusa ariko izo video zaramuzamuye. Hari n'indi yakoze yagaragazaga uburyo umukinnyi w'umupira cyangwa se umunyamakuru w'imikino atereta agenda bisubiramo akabihuza n'uburyo bakora imyuga yabo. Ari ibyo yagiye yiga n'uwo bita Mwanafunzi. Guhera uwo munsi izo video zitandukanye nizo zatumye uyu musore bita Danizo ku bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga no mu gihugu cy'u Rwanda benshi batangira kumuhanga amaso ndetse batangira kureba ubuhanga bumurimo. Uyu musore bidatinze yaje gutangira gukora filime ntoya, atangira kuzishyira kuri YouTube channel, abantu batangira kuzireba gake gake. Gusa ariko uyu musore yibitsagayigo nk'uko yabigarutse ari mu kiganiro no bita Chita Magic, avuga yuko yigeze gukora filime iri mu rurimi rw'icyongereza iyo bita The High School. Iyi filime yari iri mu rurimi rw'icyongereza, avuga yuko yabashije kurebwa cyane ari imwe muri filime nyarwanda zakinwe mu rurimi rw'icyongereza zarebwa. Avuga yuko yarebwe n'abarenga 2 miliyoni. Ni ibintu bikomeye ndetse n'ibintu bitoroshye bidapfa gukorwa na buri wese nk'uko dusanzwe tubizana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse tunabikurikirana cyane cyangwa se tunabihanga amaso kenshi. Uyu musore gusa ariko yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye. Nkwibutsa yuko mu minsi yashize yongeye kugarukwaho na benshi. Ni video akunze gukora cyangwa se akomeje gukora, arimo aragira inama abantu cyangwa se arimo arabakebura. Ni video benshi batangiye kumwitirira Lamine Yamal bitewe n'uburyo agendaga bigarukaho. Iyo video ushaka kuba warayibonye, niba utarayibonye ndaza kuyigusigiraho ku musozo w'iki kiganiro, nawe uze kuyibona wiyumvira ubuhanga buri muri uyu musore bita Danizo Comedy. Gusa ariko ibi byose ibibazo bitandukanye yagiye anyuramo ngo nibyo byagiye bimukomeza kugeza kuri uno munsi ahari itara rimurika, aho benshi bamukundira ubwo buhanga ndetse n'impano yifite. Mu uyu musore bita Danizo kugeza kuri uno munsi akomeje kwandika amateka, akomeje gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, akomeje kwigarurira imitima ya benshi, akomeje kwereka isi yose ndetse by'umwereka abanyarwanda yuko ari umwe mu basore bafite impano ikwiye guhangwa amaso ndetse no gushyigikirwa. Uyu musore nk'uko yakomeje kubigaruka muri iki kiganiro yavuze yuko ibicanege bitabura, ariko ikimuha imbaraga zo gukora umunsi ku munsi nuko mu mwuga wo gukina filime cyangwa se urwenya amaze gukuramo ibintu byinshi bitandukanye. Aritunze we ku giti cye, niwo mwuga umutunze. Yavuze yuko ari ibyo agomba gukomeza kugeza ku musozo w'ubuzima bwe bwose. Avuga yuko ari umwuga yamaze kwiyegurira cyangwa se yamaze kwishyiramo we muri rusange. Avuga yuko ashimira Imana kuba gifite ababyeyi bose n'abavandimwe bose, agashimira Imana uburyo uno mwuga umaze kumuhuza n'ibyamure bitandukanye, haba diaspora ndetse n'abafatanyabikorwa afasha kumenyekanisha ibikorwa byabo cyangwa se kuzamura imbuga nkoranyambaga zabo. Kugeza kuri uno munsi Danizo ni umwe mu baroromodo b'abenshi b'abana bashaka kuba abakinnyi ba filime hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko reka ngusigiremo iyo video y'uwo musore bita Danizo yakoze ejo bundi, abantu benshi bakayigarukaho ndetse bakanayimushimira. Nge nk'ibisanzwe ni Philox kanda subscribe tujye tubana buri munsi biganiro nk'ibiryo y'amatwi n'ahandi bisanga ni kuri YouTube channel yanyu Philox TV Show. Nkwibutsa yuko ngiye buri kumva kuri mikoro ni Philox Ndagushimiye cyane. Umuntu mwageneraga afite imyaka 30 wamwitaga igisaza,
ngo urashaje usazi gusa aka kanya iyo myaka niyo ufite ufite umugore ufite inzu ufite imodoka igisubizo ni oya